nkuzana ijambo rivuga ngo nuhindukira ibiguteye ubwoba ubwabyo bizirwanya utarwanye, ubwabyo bizihagurukira birwane. Ibiguteye ubwoba, ibiguhindishije umushitsi, Imana ibiteje kurebana bikirwanya wowe utararwana nabyo. Ineza ye narayibonye ababisha bangose. Ineza ye narayibonye mu bikomeye, narayibonye mu binduhije, narayibonye ababisha bangose. Ineza ye namba amashi tukareba, narayibonye ababisha bangose. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Nzakenyuruza abami kugira ngo nguke. Uzi impamvu Imana ije imbere ni ukugira ngo nihura n'umusozi iwitse wewe utarahura nawe. Ngiye kuvuga akantu gakomeye. Igihe cyose ushize Imana imbere, ibiri inyuma bizagira umubare. Muranyumvise? Igihe cyose ushize Imana imbere, ibiri inyuma byose bigira agaciro. Nuvuga ngo Imana yishize imbere, ibindi byose biza bikurikiyeho. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo Imana ikubaza icyo udafite, ahubwo iyo yemereye utubaraga twawe duke ishiraho imbaraga zayo nyinshi. Ubundi twebwe ntabwo turi abanyembaraga, ahubwo dukomezwa na nyirimbaraga. Ntabwo watsindwa, uri kumwe n'Imana ipfa kubikwemera. Icyo mwapfaga cyahavuye, igendana nawe. Ntabwo watsindwa, uri kumwe na Yesu. Icyo mwapfaga kivuyeho, abana nawe. Ntabwo watsindwa, uri kumwe n'Umwuka Wera. Umwuka Wera watuma tumenya ibizaba kandi bitari byabo. Imana irakararira abantu bayo bakoze ibyaha, ariko ntibakure yabo. Muranyumvise? Muranyumvise? Nubwo yarakarute, ntabwo iba kure. Iyo uciye bugufi ugahindukira, iraza. Ari kumwe natwe, yarabitwemereye. Ari kumwe natwe, ntateze kwivuguruza. Mwapfa amashi mwoka byaramwe, mumpe amashi tugiye gusoza. Yarabitwemereye, ari kumwe natwe, ntateze kwivuguruza. Azabana natwe, yarabitwemereye. Umushumba uhora adutekerezaho uko bwije nuko bukeye, akadutumira. Nyakubahwa mushumba, ikaze muduhaye, natwe turaribifurije mu bwami bwo mu ijuru. Nshimiye mwebwe mwese mwaje gusangirira n'Imana kuri aya meza. Ubanza mutakumvise. Nshimiye mwebwe mwese mwaje gusangirira n'Imana kuri aya meza. Imana ihabwe icubahiro. Nitwa Vestine Nyirapasika, ndi inshuti yanyu. Kandi koko kuba inshuti yanyu nabigize intego. Nagiye mbaboneraho umugisha mwinshi. Mperuka hano nta gahunda y'urugendo mfite, ariko ndi hano Imana imbwira ko impaye urugendo. Ubu mvuye muri Malawi. Urumva ko igihe cyose nzaja ndumva nshaka ko Imana isoza amasezerano, nzaja ndaza hano. Ndafite intasho rero za hantu henshi hatandukanye,
kubw'umwihariko umutware azi ko naje hano, yambwiye ngo mbasuhuze munyemerere mwakire intasho z'umutware. Kubera kubakunda rero n'ubundi nazanye umushitsi twari twazanye cya gihe, nawe yarabakunze cyane. Akimara kubona ko uyu munsi nzateranira hano, yambwiye ngo ntabwo akwiye gusigara. Evangeliste Bagabo Jean Bosco ahantu yicaye anyemerera azamura ikiganza tumwakire. Imana imuhe umugisha mu izina rya Yesu. Ndanezerewe cyane, nshimye Imana. Imana yararitse abantu bangana gutya, Imana irarika abantu ifite ibyo kurya bikwiranye n'inzara baba bafite. Nshimiye umushumba umaze kutugaburira ijambo ryiza. Imana imuhe umugisha. Imana imuhe umugisha. Nageze ku rusengero aho mushumbye cyangwa se aho muyoboye, harimo amasengesho y'abamama, mpamara umwanya mutoya, ariko nahabonye ubwiza bw'Imana kandi naguwe neza, narishimye. Imana ibaha umugisha mwinshi. Munyemerere turambure Bibiliya zacu, ntabwo ndajya kure y'ijambo amaze kutuganiriza, umwuka w'Imana n'umwe. Munyemerere turambure Bibiliya mu gitabo cy'Abacamanza, ibice 6, umurongo wa 14. Atubwirije ijambo riryoshe, ntabwo turaja kure yaryo. Maze iminsi ifite ubutumire bwanyu, narasenze, Imana impira ijambo riri mu gitabo cy'Abacamanza, ibice 6, umurongo wa 14. Haravuze ngo, nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko izo mbaraga zawe zingana ukiza Abisiraheli amaboko y'Abamediyani, sinjugutumye. Kadusubiremo. Aravuze ngo nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko izo mbaraga zawe zingana ukiza Abisiraheli amaboko y'Abamediyani, sinje ubigutumye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mbaza ni ijambo riryoshe rivuga ngo mureke twemerere Imana idukoreshe. Muranyumvise? Mureke twemerere Imana idukoreshe, kuko ibyo yadukoreye nta mwana w'umuntu wari kubishobora. Iyo usubije amaso inyuma ukareba iby'Imana yakoze, ukabiha agaciro, wayikorera ntawe uguhasa. So igren ntawe ubanje kuguhendahenda, ntawe ubanje kukubwira ngo urabona, ntawe ubanje kukubwira ngo ku kwezi ngo nzaguhaya, ntawe ubanje kukubwira ngo ndagukodeshereza imodoka. Dusubije amaso inyuma tugaha agaciro iby'Imana yakoze, twayikorera ntawe uduhasa. Kuzana ijambo rivuga ngo mureke twemerere Imana idukoreshe. I glorify again dizeni. Aba ni Abisiraheli. Iyo usomye muri iki gitabo ibice 6 ku murongo wa 1, niho izi nkuru urazumva neza. Abisiraheli ngo bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, bibabaza Imana. Imana ihagurutsa abanzi bitwa Abamediyani, ngo barababaza, Imana irabyemera, ngo barababaza imyaka 7 yose, barabajujubya kubera
iki Abisiraheli bakoze ikosa ryo kwibagirwa iby'Imana yabakoreye. Imana iravuga ngo nkwiye kuzana umukanguzi. Murokore reka nkubwire, aho kugira ngo Imana iguhombe yo yaguhombya. Sikaba abantu batanyumvise di, aho kugira ngo Imana iguhombe ahubwo izana ikiguhombya. Abisiraheli ngo Abamediyani barabajujubya, Abisiraheli barababara, ngo bigera ubwo bafata umwanzuro wo gutatana, birangira ngo bagiye no mu buvumo, birangira ngo imyaka yose bahinze Abamediyani bakaza bakayisiba, inzara irabafata, bararira bariheba, batangira guca bugufi ngo bashaka Imana, bashaka mu maso y'Imana, babwira Imana ngo ma tuributse ko watugaburiye manu kandi tutahinze. Bavuga ngo imyenda twambara niweho wabigizemo uruhari, twamaze imyaka 40 tudahindura imyenda, ariko wabanye natwe ngo igihe bahindukiriye bari kurira. Mana yarababaye, yarabarakarariye, ariko Imana kubera ko ari umubyeyi, vuga ngo Imana ni umubyeyi. Ngiye kubabwira akantu karyosha kandi kahantu. Imana irakarira ubwoko ariko ntiba kure y'ubwoko. Imana irakarira abantu bayo bakoze ibyaha ariko ntiba kure yabo. Muranyumvise? Muranyumvise? Nubwo yarakarute ntabwo iba kure. Iyo uciye bugufi ugahindukira iraza. Hanyuma Imana ihagurutse umuhanuzi, ariko bari bamaze kwemera, bamaze kurira, bati twibutse amazi y'Imara, twibutse ukuntu wakoresheje ibikeri Farawo akakwemera, twibutse inda n'imbaraga se warwanishije Farawo akakwemera. Imana avuga ati ubwo mwibutse, ubwo mugize mute, ndahagurutse, ngo ihagurutsa umuhanuzi. Nawe ngo abageraho abanza kubabwira ati Imana yicujije ukuntu yabakuye mu maboko y'abanzi banyu, yicujije ukuntu yabakuye mu buretwa kwa Farawo, irabirebye irababara, ariko noneho ubwo muhindukiye ifite ubundi buryo. Reka nkubwire, Imana ntabwo iba kure, iragenda ngija kwa Yowasi, Mana ishimwe, mu muryango uciriritse kwa Manase, iragenda ngo igera kwa ba Gideyoni, isanga ari gusekura ingano. Gideyoni ari gusekura, nawe ngo yari afite ubwoba, ariko ngo izi ngano reka nzisekure vuba Abamediyani batazitwara, dore baherutse kurandura ibirayi, baherutse kurandura ibishi, reka ngire vuba. Ngo igihe ari gusekura agiye kubonabona marayika, hawe turakora wa munyembaraga we. Gideyoni ataka kanya mbanye umunyembaraga. Iyo mbu umunyembaraga bari Abamediyani baba bari kutugaraguza gati. Imana iramubwira ngo nzabana nawe, ni wowe ngiye gukoresha kugira ngo nkure Abisiraheli mu maboko y'abanzi banyu. Gideyoni ati ko ndi wo mu muryango usuzuguritse, ndashimira Imana itaturebera muri kavukire. Uziko aba bantu barushe di, ndashimira Imana itaturebera muri kavukire. Twasomye ngo iramubwira ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana, nanjye nzabana nawe. Ntabwo Imana ikubaza icyo udafite, ahubwo iyo uyemereye utubaraga twawe duke ishiraho imbaraga zayo nyinshi. Ubundi twebwe ntabwo turi abanyembaraga, ahubwo dukomezwa na nyirimbaraga. Twebwe iyo tumwemereye aradukomeza, upfa kuba gusa umwemereye.
Gideyoni yabanje no gushidikanya. Hati cyambwira ko ari Imana tuvuganye niki. I saw this case on TV. Imana itagira ubwoba. Marayika aramubwira ati ninjye. Gideyoni atubwari wowe. Reka nihute nje mu rugo ngaruke nkubagire ndebe ko ari wowe. Ni nako byagenze koko Gideyoni yaragiye arongera aragaruka. Uyu mugabo Gideyoni ico mukundira umva ikindi kintu yakoze amaze kumenya ko avuganye n'Imana. Ngo yaragiye asenya igicaniro cyo kwase asenyera Bari. Ndetse ngo arangije araritura bagira ngo banamugirira n'umujinya bashaka kumurakararira. Baragenda bamuregera se Isa nawe babwira ijambo rikomeye arabwira ati ariko kubera iki muri kuburanira Bari? Niba ari Imana mureke ubwayo yiburanire. Imana ibwira Gideyoni ngo ngiye kugukoresha. Gideyoni ngo afata ingabo. Bibiliya ivuze iki? Ingabo Gideyoni yafashe Imana sizo yakoresheje. Buriya Imana ifite amaboko aruta yacu, kandi inzira wowe ubona sizo Imana inyuramo, kuko ngo afashe inzovu ebyiri n'ibihumbi 2. Imana iramubwira ngo no, bagabanye hasigara inzovu imwe. Imana iramubwira ngo nabo bagabanye hasigara ingabo 300. Izi ngabo 300 zisobanura iki? Muracari hano? Muracafashwa? Gideyoni avuze atari ko Mana, ubu koko nayo nashatse ingabo nyinshi nshingiye ku Abamediyani bamaze iminsi bari kutujujubya. Reba imyaka 7 yose none urambwiye ngo ingabo 300. Imana amubwira ngo zirememwo inteko cyangwa se imitwe 100. Amina bivuze ngo ele onen 100 ku ruhande rumwe, 100 ku ruhande rwa kabiri, 100 ku ruhande rwa gatatu. Imana Data, Umwana wayo n'Umwuka wera. Gideyoni watari yamenye uko arabisobanura. Iyi Mana ibyo udasobanukiwe izabisobanura. Kubera iki? Uyu murimo si uwawe, hari nyirawo ugushoreye. Imana ishimwe. Gideyoni ingabo 300 zirabaza ati niko kutubwiye ngo tugiye kurwana ibikoresho biri. Gideyoni atuzika hari byo koko. Nabo batangiye gushidikanya. Umva iciza cy'Imana. Yaramubwiye ngo ubwo ugifite ubwoba, reba umugaragu wawe Paul, mumanukane muje ku rugerero kwereke ko ngiye gukora igitangaza. Baramanukanye. Imana ikumpera igihamya umanukana nacyo. Abanzi bawe bamenye ko ari Imana yaguhamagaye. Ikumpera igihamya nicyo kizavuga weho utaravuga. Iyo ufite igihamya kivuga utaravuga. Muvuge ngo amen. Ngo bamanutse bageze hepfo, bagiye kugera mu rugerero, bagiye kumva bumva umwe ari kubwira undi, Umumediyani umwe ari kubwira undi ati narose inzozi. Undi ati kagira inkuru. Warose ngo iki? Ati nabonye irobe rya sayiri ryikubise hejuru y'ihema, ihema rirashwanyagurika mbona turatatanye. Undi ati izo nzozi rero reka nzigusobanurire. Ni inkote ya Gideyoni n'Uwiteka. Gideyoni abwira umugaragu ati ibyo numvise nawe urabyumvise? Umugaragu ati nge nabyumvise kare. Gideyoni ati nari mfite ubwoba sindongera kugira ubwoba. Hari ibyari biduteye ubwoba turi gushaka inzira tukazibura, ariko Imana irambwiye ngo uburyo burabonetse. Umaze igihe uri kubura aho unyura, ariko Imana irambwiye ngo uburyo burabonetse. Dore urugamba rukuri imbere rwari ruguteye ubwoba, ariko Imana itanze inzira. Imana ikuyeho igitwikirizo kugira ngo umenye uko uzarwana. Iyakurwaniriye cya gihe, iyaguhamagaye nubwo hari ibiguteye ubwoba, ifite uko iziyerekana.
umva uko Gideyoni byagenze. Yahise abwira umugaragu ati sindongera kugira ubwoba. Haleluya, haleluya. Imana iramubwira ati ngaho rero genda uvuga amakuru. Gideyoni ahageze Imana iramubwira ngo icambere murafata ibibindi. Gideyoni ati kwa jina na Yesu idukirisha ibipfu by'ibibwirizwa. Uzana ijambo rivuze ngo emerera Imana igukoreshe. Ndahatari inzira Imana izayica. Weho nta nzira uri kubona ariko Imana ifite inzira. Imana izi uko izabigenza. Niba hari ikintu Imana izi gukora, izi kunyuza inzira aho zitari. Burya aho uri kureba inzira ntabwo ariho Imana inyura, ahubwo inyuza inzira aho zitari. Gideyoni atakonda kumvise Imana ituzi ikindi murafata imuri. Gideyoni atubwa ibyo bisobanura iki? Imana iti nzihesha icubahiro. Imana iti icya gatatu murafata ikondera. Haleluya, haleluya. Ibi bibindi uzi icyo bisobanura? Ibi bibindi birasobanura abanyamasengesho. Turagaragara nk'abasuzuguritse ariko turagaragara nk'abanyantege ariko dutungishije benshi. Gideyoni atubwika ibindi siko atari isasu biragenda biti. Imana iti ndihesha icubahiro mpereye ku bitagaragara kugira ngo nkoze isoni bigaragara. Imuri muzi icyo zisobanura? Toizi tantre isi no greve no sketi dies. Ikondera yo nabaririmbyi. Abaririmbyi haleluya. Haleluya. Is not a gross name. Imuri yo yasobanuraga umwuka wera. Muvuge ngo amen. Hanyuma Gideyoni ngo afata ingabo 300, 100 mu ruhande rumwe, 100 mu rundi ruhande, 100 mu rundi ruhande. Arabwira ngo bamwe barafata amakondera, abandi barafata ibibindi, abandi barafata imuri. Hanyuma mumanuke Imana irihesha icubahiro. Ngo baramanuka gatoya bagiye kugera ku rugabano kubera ko Imana ariyo yari yabashigiki. Iyi Imana igushigikiye mu bitagaragara hava ibigaragara. Imana igushigikiye ukora ibyananiye abandi. Banza wigenzura wumve ko ari Imana igushigikiye. Bizatuma unyeganyeza ibikwitambitse imbere, kandi ibyo ubona bitari inzira Imana izaca inzira utambuke. Muvuge ngo amen. Ngo baramanutse gatoya ndafashijwe. Bageze imbere gatoya senodrene tai haizone dai. Gideyoni ngo yavugije ikondera. Akivuza ikondera kuko yari yababwiye ati mwebwe murakora nk'ibyo nakoze. Kubera iki? Niwe wari wavuganye n'Imana, niwe wari uzi gahunda y'urugamba, niwe wari uzi ukuntu bizagenda, niwe wari uzi ukuntu Imana irihesha icubahiro. Ndashimira Imana itadukirisha umubare mwinshi, ahubwo ihagarara ku cyo yavuganye natwe. Wigira ubwoba, witerwa ubwoba n'ibyo uri kubona, nibyo koko Imana zovenedra de centre de ta Saiveni yavuganye nawe. Rindira icyo yavuganye nawe. Ifite inzira nyinshi zirenze 1000, ifite aho izaca kugira ngo igutabare. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. 100 baramanuka. Imana yari ibari imbere kuko Gideyoni yari ahagarariye Imana. Igihe cyose ubanje Imana imbere, ngiye kuvuga akantu gakomeye. Igihe cyose ushize Imana imbere, ibiri inyuma bizagira umubare. Muranyumvise? Igihe cyose ushize Imana imbere, ibiri inyuma byose bigira agaciro. Umubare wose uri imbere ya 0 ugira uri imbere ya 0 ugira iki? Agaciro. Nuvuga ngo Imana yishize imbere, ibindi byose biza bikurikiyeho. Haleluya, haleluya, haleluya. Rimwe ushizeho 0 byaba kangahe? Ziko munaniwe mureke dusenge.
muracafashwa oya muracafashwa rimwe usizeho 0 byaba kangahe 10 sushizeho 0 byaba kangahe 100 sushizeho 0 byaba kangahe ibyo ubona bidafite ishusho iyi Imana iri imbere bigira ishusho iduka ryawe iyi Imana iri imbere rigira agaciro iri inyuma ntiryagira agaciro amahirwe dufite nuko Imana yatubwiye ngo izatugenda imbere iherutse kubwira Kuro ngo nzakugenda imbere ahataringaniye nzakenyuruza abami kugira ngo nguke uzi impamvu Imana ije imbere ni ukugira ngo nihura n'umusozi iwitse wewe utarahura nawe mugirire Imana amaboko guca impamvu byo kukwica bitakwishe nuko Imana ikuri imbere Imana yagiye imbere Gideyoni akurikiraho bari kumwe na Gideyoni batege ibi bibindi birasobanura iki Gideyoni ati dukirisha ibipfu by'ibibwiriza mu bitagaragara nimwe inyura kugira ngo yigaragaze haleluya ngo batere intambwe Gideyoni avugije ikondera ngo abafite ibibindi babikubita hasi umva uko byagenze kurikira wumve ibibindi bimaze kwikubita hasi abamediyani bagize ngo ni amabombe noneho umva ikintu cyantangaje umumediyani yarebanye na mwene wabo aho kugira ngo abone ko ari mwene wabo akabona ni Gideyoni agahita avuga ati Gideyoni uje gukora iki hano Gideyoni wowe agahita afata inkota akayitera mwene wabo nari nkuzana ijambo rivuga ngo nuhindukira ibiguteye ubwoba ubwabyo bizirwanya utarwanye ubwabyo bizihagurukira birwane ibiguteye ubwoba ibiguhindishije umushitsi Imana ibiteje kurebana bikirwanya wowe utararwana nabyo ungimbere Mana isumba byose tasofesha yantegenge uririmbe sikondo mwimukira ntagufite nae ungimbere inkingira Yesu veriganira ningera ku nkombe y'amarusi uzambe amasi maremare y'urupfu nambuke zaririmba indirimbo zishime indirimbo zigusingiza reka nkubwire imbere yawe hari ibyiteguye kukurwanya hirya no hino hari imitego inyuma yawe hari ibigukurikiye kuzana ijambo rivuga ngo emerera Imana izagukoresha ititaye kubiguca intege ititaye kubimaze iminsi byiteze kuzimya umuhamagaro wawe upfa kuba wemereye Imana ubundi Imana hari ibintu bibiri irindira umuntu icya mbere nicyo wakoze icya kabiri nicyo izagukoresha icyo wakoze nicyo uzakora muvuge ngo amen azabana natwe yarabitwe
yarabitwemereye ari kumwe natwe ntateze kwivuguruza azabana natwe yarabitwemereye azabana natwe yarabitwemereye ari kumwe natwe ntateze kwivuguruza azabana natwe yarabitwemereye ari kumwe natwe yarabitwemereye ari kumwe natwe ntateze kwivuguruza mwakoma amashi ari kumwe natwe ntateze kwivuguruza ari kumwe natwe yarabitwemereye ari kumwe natwe ntateze kwivuguruza azabana mwava amashi mwokabyaramwe mumve amashi tugiye gusoza natwe ntateze kwivuguruza yarabitwemereye ari kumwe natwe ntateze kwivuguruza azabana natwe yarabitwemereye ari kumwe natwe ntateze kwivuguruza haleluya haleluya ibi bindi byikubise hasi ibi bindi bigize gute amasengesho dusenga agira umumaro tugaragara nk'abasuzuguritse ariko dutungishije benshi nije kugutabara ntabwo izakoresha ibikomeye ibyo ubona byoroshe nibyo izakoresha haleluya ntabwo imana iba kure y'ubwoko haleluya nubwo yaburakararira ariko ibiri bugufi bwabo burya cyagihuba warapfuye garura umutima hano garura umutima hano wari kugwa hahandi abadayimoni bari bashaka kukwicira wari kugwa hahandi mwiroje umaze kwiba wari guhita uhagwa ariko imana y'amahoro nubwo iturakararira ntabwo iba kure yacu burya cya gihe umaze gusenga amasengesho ukayacamo wari kugwa aho ngaho cyagiye uyize umuhigo ntuwuhigure wari kugwa aho ngaho elabezayisi impamvu utaguye aho yararakaye ariko ntabwo yabaye kure yawe niyo mpamvu ibyagushatse byataye agaciro niyo mpamvu uriho kubera umugambi haleluya ikibindi cyikubise hasi baravuga bati twabera nta bombe twari twumva imeze nka guca abaririmbyi babaririmbyi amakondera baravuze haleluya haleluya ijana bari bahagarariye imana ijana bahagarariye Yesu ku mana we mukomere imana amashi imyaka yo kubabarayo 7 abamediyani badutesheje umutwe twatera bakabibura twihisha no mu nzobo ariko imana hagurukije ba Gidiyoni haleluya ntiwisuzugure ititaye aho uvuka izagukoresha ibyo satani yarazi kutazashobora gukora ireba kuri kavukire ntiba yarahagurukije ba nyirapasika ntuzi ko mvuka ku mupfumu ariko umunsi hari ubupfumu hari umwuka wera papa yapfuye aturiye indege none ngiye indege yabaye twegerane twavuye hari i Kanombe yego nambona tugeza ahandi ndavuga ndahitwa ngo iki ndiko indege iguye si turavamo bati muravamo muratega indi ahani muri Ethiopia tubwo ndanyura he nabaza abandi bari gukora mu kibuga cy'indege nkumva vuze icongereza ntivuga mu kinyarwanda nje ndi umunyarwanda batari I love you mama ntimwaramutse ntimuvuge mu kinyarwanda
Imana ititaye aho tuvuka, ititaye ku mashuri make. Nageze muri Marawi ngenze mu ndege 3 ubwo mbivuze neza 3. Ntabwo watsindwa uri kumwe n'Imana ipfa kubikwemera. Icyo mwapfaga cyahavuye igendana nawe. Ntabwo watsindwa uri kumwe na Yesu. Icyo mwapfaga kivuyeho abana nawe. Ntabwo watsindwa uri kumwe n'Umwuka Wera. Umwuka Wera watuma tumenya ibizaba kandi bitari byabo. Vuge ngo amen. Nari mvuze nti ntabwo tuzakorwa n'isoni turi kumwe na Yesu. Aherutse kunyura ahantu ahantu, noneho rero ngo hari umuntu wabaga mwirimbi, harimo abadayimoni ibihumbi byinshi. None ngo abonye Yesu, ngo nawe amenya ko ari Yesura. Kandi ari hehe? Ngo yajaga arikeba, akikebesha amabuye, baramupfunditse imigozi, ariko ngo Yesu atambutse, abadayimoni batangira kumutitiza. Haleluya. Haravuga ati duhure he Yesu mwene Dawidi, mbabarira ntunyice. Yabaga hera, yabaga mwirimbi. Yesu aramubwira tumva rero uhuye nanje aho gupfa subira mu buzima. Aba bantu bararusheka dusenge. Yesu aravuga ati uhuye nanje aho gupfa subira mu buzima bwiza. Uzi ko ibyo kutwica byari bihari? Uzi ko byari birekereje? Uzi ko hari abari bizeye ko baratugenza uko bashaka, ariko Imana iduhagararaho. Ngo uyu muntu abwira Yesu ati mbabarira, mbabarira. Abadayimoni bari muri we ngo batangira kumutitiza bati Yesu ntutwice. N'abadayimoni batinya gupfa di. Ngo ntugire gute? Tubabarire utwohereze mwaziriya ngurube. Ingurube rega ngo zibigenderamo, baba baziroshemo. Ingurube nazo ngo ziroha hehe? Mu nyanja. Uwikebeshaga amabuye, uwabagaho imigozi, bagiye ko nabona aratangira ati umva kurinda ko uwo mwami ni umugabo. Ni ukubera Imana. Bantu bati kwa jina na Yesu. Uyu ninde? Abandi bati uyu si wa wundi wabaga mwirimbira. Ariko ngo abungeri bizo ngurube bari batatanye. Noneho rero Yesu abwira uyu muntu atumva rero ugeze amahirwe ndagukijije. Tubwira abantu ko ari nge wagukijije. Wicecekere ahubwo weho ugenda ubigira ibanga. Uwikebesha amabuye ati mbigire nde? Yesu atubigira ibanga. Uwikebesha amabuye ati nagira ibanga kukuvuga nabi, ariko kukuvuga neza sinabibika. Naceceka kukuvuga nabi, ariko kukuvuga neza ntabwo nabiceceka. Abageze muri karitsiye abantu bati kwa jina na Yesu. Avuye mwirimbi sageze muri karitsiye, undi ati ntabwo naba mwirimbi nahuye na Yesu. Bati wawe ati nahuye n'umugabo witwa bagiye ko nabona tonze umurongo kuri beka. Bati kwa jina na Yesu. Abazimu si nabo batondaga umurongo kuri beka. Wavuye mwirimbi ati muri kunyitiranya, mwari munzi wa wundi wa kera wabaga mwirimbi. Noneho nahuye na Yesu. Tosifa grena ozine contre zinene. Abagiye ku kigo cy'amashuri, ababwiye deregiteri ati umwana wanjye yaremwe amafaranga gahe. Deregiteri ati si umuzimu yishuriraga abana amashuri. Undi atumperuka kera ndi mwirimbi, ubu navuye mwirimbi. Neho isarimba ati nesaye nesaye narayibonye ababisha bangose nesaye nesaye narayibonye mu bikomeye, narayibonye mu binduhije,
barisha bangose inezaye namba amashi tukareba narayibonye barisha bangose Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ntabwo uzatsindwa uri kumwe n'Imana, ntabwo uzatsindwa uri kumwe na Yesu, ntabwo uzatsindwa uri kumwe n'Umwuka. Abaririmbyi ngo bashize mwikondera, abamediyani baramarana. Icyari ikibazo ku Bisiraheli gihinduka igisubizo. Ibyago Imana yari yaragambiriye ku Bisiraheli ngo biba bikuweho, bishima hejuru abanzi babo. Mukomere Imana yacu amashi. Ntabwo uzasebana na Yesu, ntabwo uzamwara Yesu waramwiringiye. Ibitara kumwajije cagi ntibikigushoboye Yesu muri inshuti. Wowe utarapfuye cagi utaramenya Yesu, ntabwo urapfa buno wamenyanye na Yesu. Mureke twemerere Yesu tumubwire ngo dukoreshe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mwanyemera mugahaguruka se? Ngewe mureke mbabwire ibintu mbonye. Imbere y'Imana mbonye twese dufashe imuri. Imbere ya buri muntu wese hari umwijima, ntazi y'uwo mwijima ukomoka. Ushobora kuba wicaranye n'umuntu wewe ufite ikibazo cyacuze umwijima imbere yawe, Imana iguhaye imuri. Iyo ufite imuri ntabwo usitara. Iyo ufite imuri aho bari bazi ko urakorera impanuka ntuyihakorera. Iyo ufite imuri uradepoza bikemera. Iyo ufite imuri urarwana ukanesha. Iyo ufite imuri uratabarwa. Imana irambwiye ngo buri wese yakira imuri, buri wese ntiyakira imuri. Zikurinda Mana bihe bibi by'umubabaro, mu kaga kenshi ndibikomeye. Yewe Mana, we Mana, igihe cy'umwijima w'icuraburindi, mu kaga kenshi kagosi y'isi uraturinda mu bikomeye. Yewe Mana, yewe Mana, murekeraho, 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 amasaha aragiye. Wagize ibihe byiza, yewe Mana, watugaburiye ijambo ryawe. We Mana, murekeraho. Buretse kwicara, buretse kwicara turashoje. Niba hari ikintu gikomeye Imana ikoze hano hantu, hari amasoko Imana yongeye gusibura. Ikindi kinejeje, ihaye abantu bayo ibyo kurya bitera imbaraga. Mbonye buri wese asigatiye umutsima. Uyu mutsima mbonye ari umweru dede. Buri wese mbona ari kurya, ari kunyunyusa umutsima ntushire mu kanwa, agakomeza kawurya umutsima ntushire mu kanwa. Imana irambwiye ngo ibyo gutera abandi inzara byo birahari, ariko nimwakira ibyo kurya birambye. Iby'inyubako byo si ikibazo, kuko Imana igiye kubaka n'ahandi hantu hatari hano.
urumubona Imana yararwishimiye, ariko Imana izanywe no kubaka urundi. Mugiye gufungura urundi rusengero rukomeye kandi muri uyu mujyi wa Kigali. Imana irambwiye ngo kubera ko abamediyani bamaze iminsi bari gusiba, Imana iraje irasibuye kandi ikoresheje bamwe muri mwe, kuko yakoresheje Gideyoni imukuye mu Bisiraheli. Uko niko abakozi bari hano, ntabwo muzashaka abandi kure. Imana iravuze ngo n'abari biyiziho intege nke ibihaye imbaraga. Tugiye gusenga Imana twese duteze ibiganza, tubwire Imana ngo turakwemereye ngo udukoreshe, tuzabura abakozi. Imana igiye gutabara Abisiraheli yakuyemo mwene wabo witwa Gideyoni. Aizovene taizone dai ondefa izenezansi obeva izenedai. Weho ubwawe ntabwo Imana izakubaza imbaraga udafite. Utwo wita duke emerera Imana igukoreshe. Izo wita nkeya Imana izaziheraho, izakora icyo yagambiriye gukora. Abaririmbyi muvuza amakondera, abanyamasengesho mukubita ibibindi hasi, abanyamasengesho mukubita ibibindi hasi. Imana ntikabura icyubahiro twateranye. Imana tuyivuge neza, nayo izatuvuganira neza. Aho tutari Imana izatuvuganira. Muyikomera amashi. Ndumva buri wese yava mu mwanya we akabwira Imana ngo ndakwemereye ngo unkoreshe. Va mu mwanya wawe ubwira Imana ngo ndakwemereye ngo unkoreshe. Abadayimoni bari bazangaraguza gati urandengera, twari kugwa mu maboko y'abanzi bacu. Abamediyani uturanye nabo, ugendana nabo, ucururiza hamwe nabo, bazi kutazegura umutwe, ariko akira ubuhanuzi buvuga ngo emerera Imana igukoreshe. Ibyo abamediyani bari bakugambiriyeho ntabwo bizakoreka. Data mu izina rya Yesu, wowe waduhamagariye kuza kumva ijambo ryawe, uri umukozi w'umuhanga, uri nyakubahwa, uri ndiho. Wakoresheje ibibindi, wakoresheje imuri, wakoresheje amakondera. Hari icyo wakoresha tugatabarwa, hari icyo wakoresha abagabo bagatabarwa. Twabonye udutabara, twabonye uturengera, twabonye urwana intambara. Wagiye utwiyereka, wagiye utwiyereka. Twabonye kugira neza kwawe, twabonye udukuraho abanzi bacu bari bazi ko tutazaba. Twari kugwa hahandi, uhadukuza amaboko akomeye. Warakoze, warakoze. Twese duciye bugufi kugira ngo tutazagwa mu maboko y'abamediyani, tituzagwe mu maboko y'abagome, tituzagwa aho Satani yashatse ko tugwa. Aba bagabo bemeye kugukorera, aba bagore bemeye kugukorera. Tuzabura icubahiro duhari, tuzabura abakuvugira, tuzabura abakuvuga neza. Imana ivuganye namwe, Imana ivuze ijambo rikomeye. Imana iravuze ngo nimutege amatwi mwumve. Iravuze ngo icyo yanga ni icyaha, ariko ikunda umunyabyaha. Taizone taiglose, umuntu wese wateranye, Imana iravuze ngo imuhaye imbaraga zo kwishima hejuru y'abanzi be. Irinze buri wese gutegekwa n'ibyaha, ahubwo ibahaye imbaraga zo gutegeka ibyaha. Satani yari yarwanije iri teraniro, kandi Satani yari yatumye ingabo ze ashaka kugira ngo aya materaniro atagenda neza. Ariko kuko Imana iri mu iri teraniro, nimwumve uko ivuganye namwe. Abagaragaraga nk'abanyantege nkeya ibagiza abanyembaraga. Musibuye amasoko yari yarasibye, murwanya urugamba abandi bananiwe. Imana iritegereje kuri iyi si, iravuze ngo muri abagabo bo kwihagararira.
iravuze ngo ahanizanywe no kuhubaka ubwami bwayo. Iravuze ngo yaguye imbago, Mana yaguye imbago, zanya andi makorari, Mana yaguye imbago, zanya abaterankunga bo mwibanga, izanye ba Simoni, Mana iriyerekanye, Mana irwanya urugamba. Iravuze ngo buri wese waje niyakira imbaraga zo gukorera Imana, niyakira imbaraga zo gukorera Imana. Imana iravuze ngo yemeye kubagira imuri kandi muri amakondera, uko yatatanyije abamediyani gosifa igene shoyi grace, niko itatanije abanzi banyu. Uwiteka aravuze ngo mwakire umugisha kandi amahoro y'Imana ari kumwe namwe. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.